izagaragaza rwose ako gakiza kanyu. Samari nziza iri mu Befeso 2:8, 9, 10. Haravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana. So ngarukiye birekana ko agakiza n'ubuntu binyuze mu kwizera, ntibyavuye kuri mwebwe. Ijambo impano, ese grower uramutse umpaye no mashine yawe nkaba maze umwaka ngukorera, yaba ari impano cyangwa yaba ari igihembo? Ni igihembo. So impano ntago yaba impano wayikoreye. So rero agakiza, gukizwa ni impano, kubera ko no kwizera kwakira ku gakiza nabyo ni impano Imana itanga. Ntibyavuye kuri mwe, n'impano ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. No wumve umurongo wa 10, uko turabo yaremeye ituremeye imirimo myiza hehe muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mwende magambo, ntago dukizwa n'imirimo, ariko turakizwa kugira ngo dukore imirimo. So iyo ukijijwe uhinduka icyaremwe gishya, cyaremwe bundi bushyashya ngo gikore imirimo myiza. Actually abantu bajya basobanura kiriya cyanditswe nabi, nkaho kuremwa kuvugwa hari ari kuremwa kwa mbere Imana irema ijuru n'isi. Oya, kura no kuremwa gushyashya muri Kristo Yesu. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yindutse icyaremwe gishya, ngo ni icyaremwe cyaremewe imirimo myiza. Ngo kandi ngiyo mirimo ngo ni Imana iteguye kera kugira ngo tuyigendere. Rwose birumvikana.